Shalom shalom, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomereye mu Mwami Yesu, nizere ko muri amahoro. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, bakora subscribe, basharinga ijambo ry'Imana, ndetse hari n'abaduhamagara baduha ibitekerezo. Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha kandi Imana ikomeze kubashyigikira. Haleluya! Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Nkomeje kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye muri iyi si. Niko bigenda, iyi si niko twayisanze kandi nako tuzayisiga. Umubwiriza yabivuze neza ngo hari igihe cyo kubabara n'igihe cyo kwishima, hari igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira. Rero mukomerere mu Mwami Yesu, kuko kuri Yesu wonyine, ku Mana honyine niho hari amahoro, ku Mana honyine niho mwakura imbaraga zababashisha kunyura muri ibyo bigeragezo murimo gucamo, mugasohokamo imitima yanyu ikeye. Yesu wacu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Rero nk'uko bisanzwe tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Nkunda kubabwira ngo ijambo ry'Imana ni umutsima ukomeza ubugingo. Haleluya! Yesu wacu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Bakristo bene data, bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri mugerageze mushake Bibiliya, kuko Bibiliya ni intwaro umukristo arwanisha mu buryo bw'umwuka. Haleluya! Yesu nashimwe. Ni intwaro umukristo arwanisha mu buryo bw'umwuka, kandi iyo urwanishije Bibiliya harimo ijambo, kandi ijambo ni inkota ihinguranya. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Rero mukristo mukunzi wa Ruyenzi TV, ni ukuri udafite Bibiliya gerageza utunge Bibiliya, birafasha kandi bigira umumaro ku mukristo wese wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Haleluya! Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge Imana, tuyihe ikaze na karibu kugira ngo twinjire mu ijambo, imitima yacu iri hamwe kandi imitima yacu ikeye. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye ko uri umurengezi mwiza, tugushimiye ko uri ndiho kandi uzahoraho, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Uwiteka Imana, reka wururuke uzubane natwe, abagiye kuryumva rigire aho ribakura ndetse ribigire aho ribageza mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Nanjye ugiye kuribagezaho, reka nkubere mikoro Uwiteka Imana, wirangururire ubwire ubwoko bwawe icyo ubwifuzaho. Tuguhaye ikaze na karibu Uwiteka Imana, tuguhaye ikaze na karibu Kristo mwiza, tuguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera. Amina. Haleluya! Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Rero reka dusome ijambo twihuse. Dusome mu Bagalatiya 6 umurongo wa 9. Aravuze ngo murihangana, ndwaye giripe, ijwi ririmo rirasohoka ritumvikana neza. Aravuze ngo twe gucogorera mu gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Dukomeze muri Yakobo umutwe wa 1 umurongo wa 12 wonyine. Haravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Haleluya! Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Tujye mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice 10 umurongo wa 13. Aravuze ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Amina.
Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ngo nta kigeragezo wabasha gucamo utabasha kwihanganira. Imana burya iha umuntu ibigeragezo, ikintu abashije kwikorera. Ntabwo Imana yakwikoreza umutwaro utabasha. Hari igihe uca mu buzima bugoye, haleluya, Yesu nashimwe cyane, ukumva n'amasengesho usenga ntacyo amaze. Ukumva isengesho uri gusenga nta nubwo rizamuka ngo rirenge igisenge cy'inzu urimo gusengeramo. Yesu nashimwe, ntago riva aho riri. Ugashiduka wisanze mu buzima bugoye, ugashiduka wisanze uri wenyine, ugashiduka abavandimwe bakuvuyeho kubera ikigeragezo uri gucamo, ugashiduka inshuti zakuvuyeho, yewe n'uwo mwari muri kumwe mu nzu ugashiduka yaguteye umugongo. Yesu nashimwe. Rero ibyo bigeragezo ntago byatuma uva ku Mana, ahubwo komeza imbaraga, komeza usenge, komeza wegere, komeza winginga Imana, kuko ntago Imana iba yagutaye. Haleluya. Ibyo bigeragezo rero uko ubibona byose, ukabona ibyo uri gukora byose nta musaruro uri gukuramo, ukabona urimo uracuruje urahombye, ukabona mu kazi buri muntu wese ntagukunze, ukabona aho ugiye, ukabona mbega nawe ubwawe ukiyanga. Yesu nashimwe. Nubona wageze muri icyo kigeragezo, ukabona wageze muri ibyo bihe, ntuzatekereze ko Imana yakwanze, ntuzatekereze ko Imana yakuvuyeho, ntuzihebe, kuko icyo gihe Satani niho agufatira akakwibira, akakwihebesha, akakubwira ko nta muntu ugukunda, akakubwira ko n'Imana ubwayo yakuvuyeho. Oya, ntabwo Imana ijya iva ku bantu bayo. Yesu nashimwe. Muri ibyo bigeragezo rero burimo gucamo, gerageza wegere Imana cyane, wegere Imana cyane kurusha uko wayishakaga, ushakane Imana imbaraga, kuko mu bugeragezo ushaka Imana kandi Imana ukayibona. Yesu nashimwe. Nubona rero urimo guca muri ibyo bihe bikomeye, ntuzihebe ngo wumve ko Imana yaguteye umugongo. Rero nawe ntutere Imana umugongo, ahubwo uzarushaho kuyishakana umwete, kuko uzaba urimo guca mu ishuri ry'Imana. Buriya hari ibigeragezo bizanwa n'Imana n'ibigeragezo bizanwa na Satani. Bakristo bene data, ntabwo ibigeragezo byose bizanwa na Satani. Hariho n'ibigeragezo bizanwa n'Imana. Hari igihe uca Imana ibona ko ugiye kuyitera umugongo, ibona ko wavuye mu mwanya, ikagukubita ikigeragezo gituma ugaruka, kandi koko uhita ufunga feri ukagaruka inyuma wirukanka, ukagaruka kubera ko imbere ubona ko byari bikomeye. Icyo kigeragezo rero gituma ufunga feri wari ugiye mu bibi, ni Imana ibikizanye. Yesu nashimwe. Rero ntago bakristo bene data, ntimuzavuge ngo Satani niwe uzana ibigeragezo gusa, n'Imana irakugerageza, igushyiraho ikigeragezo, kandi icyo nkundira Imana, iguha ikigeragezo ubashije kwikorera, ubashije gucamo. Iyo ubaye umuntu w'Imana ukamenya ubwenge, ukamenya kwizera, ukivamo, kandi ukivuyemo ukivanamo intsinzi ifatika. Haleluya. Yesu nashimwe. Rero iyo ugeze mu gihe cyo gucaka intege kubera ibintu uri gusengera utarimo kugeraho, ntago ari uko Imana iba idashaka kubiguha, ahubwo Imana iguha ibyo yo ibona bigufitiye umumaro. Hari igihe dusenga dusaba ibintu Imana ntibiduhe, ahubwo ikaduha iby'ibanze ibona bidufitiye umumaro. Yesu nashimwe. Ibigeragezo rero bituma dukura mu mwuka. Haleluya. Kandi ibigeragezo bituma twiyegereza Imana, kuko buri mukristo wese, burya ntibazakubeshye, nta mukristo n'uyu n'umwe udaca mu bigeragezo. Yesu nashimwe, kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Umukristo wese w'ukuri aca mu bigeragezo, kandi muri ibyo bigeragezo niho haguha imbaraga zegera Imana cyane. Muri ibyo bigeragezo niho hagusukumira kwegera Imana cyane. Wowe ikintu utazakora, ntuzahe urwaho Satani ngo wihebe, wumve ko Imana yagutaye, wumve ko Imana yakuvuyeho, ahubwo shakisha Imana imbaraga, uyishakane umwete. Ni ukuri nuyishakane umwete izakwiyereka. Yesu nashimwe.
erega na Yesu umwana w'Imana yarageragejwe. Imana yemeye ko ibyo bigeragezo bimugeraho. Rero niba Yesu umwana w'Imana yarageragejwe, ibyo bigeragezo byose bikamugeraho, twebwe nk'abana b'abantu se murumva ibyo bigeragezo bitatugeraho? Turimo gutera ikirenge mu cya Yesu. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Bakristo bene data bakunzi ba Ruyenzi TV, kugeragezwa burya k'umukristo ni ibiryo bigukomeza, ni ibiryo bigusukumira ku Mana, ukumva buri gihe ugahora usenga, kubera buriya nubona wageze mu gihe cy'umunezero ukabona urishimye, ukabona wishimye igihe kinini, ukabona muri wowe nta kintu n'iki na kimwe wumva kiguhangayikishije, uzakora tansiyo uvuga uti se Mana, ubundi uracyambona? Uracyanyitegereza ukambona? Ubundi uracyanyishimiye? Ndababwiza ukuri ngo ibiryo by'umukristo ni ibigeragezo. Bakristo bene data, ntimukajye mwinubira ibigeragezo, ahubwo bibatera gusenga, bidusukumira gusenga Imana, bidusukumira kwizera Imana, bidusukumira gukomera mu buryo bw'umwuka. Haleluya! Kandi no mu buryo bw'umubiri, burya iyo uciye mu bigeragezo, burya n'umubiri urakomera. Mu buryo bw'umubiri urakomera, ukamenya n'ubwenge. Rero ibigeragezo byo ntaho tuzabicikira, tuzabijya tubicamo, tuzajya tubigeramo, ahubwo iyo tubigezemo twitwara gute imbere y'Imana. Rero nituzaba tuba tugeze muri ibyo bigeragezo, tujye dusenga Imana, dushake Imana, twizere Imana, kuko Imana niyo mugenga wa byose, Imana niyo ishoboye byose. Ntituzirwanire ngo twicire izindi nzira uvuge ati oya Imana yarantaye. Ntabwo Imana yabataye. Bakristo bene data, ntabwo Imana igita abana bayo. Yesu nashimwe. Ahubwo gerageza. Ibigeragezo ntibitume usubira inyuma, ibigeragezo ntibitume usubira mu byaha, ibigeragezo ntibitume ujya mu bidafite umumaro. Oya, ahubwo ibigeragezo uri gucamo, emerera Imana aba ariyo ikuyobora. We kwiyobora, kuko wowe wiyoboye wagwa, wiyoboye wajya mu bidafite umumaro, wiyoboye waca mu nzira mbi. Ahubwo ibyo bigeragezo nibiguha imbaraga, bikwenyegeze, nawe usenge Imana, winginga Imana, uhamagara Imana. Imana ni umutabazi kandi Imana ishoboye byose. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Bakristo bene data, abakunzi ba Ruyenzi TV, abarimo guca mu bigeragezo, ni ukuri ni mwihangane kandi mukomere. Imana yacu ni Imana y'inyembaraga, ni Imana ibasha ibyo byose. Kandi mwibuke ko na Yesu Kristo yabiciyemo, yaratutswe, yarakubiswe, yaranzwe, yakorewe iyicarubozo, yatewe icumu mu rubavu, yatamirijwe ikamba ry'amahwa ku mutwe. Rero hari n'ibyo twe tutarabasha kugeraho nk'abana b'abantu. Hari ibigeragezo twebwe nk'abana b'abantu tutashobora, ariko Yesu we yabiciyemo. Nugera igihe cyo kujya gucika intege rero, jya usubiza amaso inyuma urebe inzira Yesu yaciyemo. Yesu yaraje yemera kudupfira, kandi Yesu ibyo byose byamubayeho nta cyaha yigeze akora. Haleluya! Yemera kwigira umuntu kandi ari umwana w'Imana. Twebwe rero twakoze ibyaha, turi abanyabyaha. Rero nta mpamvu y'uko ibyo bigeragezo bitanatugeraho. Kandi burya reka mbabwire, ibyaha bibaho, dukora ibyaha tukihana, Imana ikatubabarira, ariko bakristo bene data, ingaruka z'ibyaha twakoze zitugeraho. Yesu nashimwe. Ibigeragezo bitugeraho bya za ngaruka z'ibyaha twakoze. Rero niba bitugezeho ibyo bigeragezo, ni gute twabana n'Imana? Ni gute twasenga Imana? Ni gute twakwinginga Imana ngo tuyinginge? Imana yo kabyara yururukana imbaraga. Erega Imana ni inyembabazi, erega Imana iratabara, erega Imana irumva. Yesu nashimwe kandi Imana ifite imbaraga zihambaye. Haleluya! Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Rero ibyo byari ijambo ry'Imana. Mukomere, abari mu bigeragezo mukomere, kandi n'abatari guca mu bigeragezo uyu munsi, ejo byashoboka ko mwabigeramo. Musenge kandi mwe gucika intege. Imana yo mu ijuru irabakunda kandi nanjye ndabakunda. Mukomere kandi mukomerere mu mwami. Haleluya! Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye kuri Imana ishobora byose, tugushimiye kuri ndiwe kandi uzahoraho, tugushimiye ko dukomeje mu bihe twaba tugeze mu gihe cy'ibigeragezo. Mwami wanjye nutwambika imbaraga. Abakunzi ba Ruyenzi TV bumvise iri jambo, bari mu bigeragezo, nubambika imbaraga kandi ubashoboze, ubahe imbaraga zo gusohoka muri ibyo bigeragezo bemye, kandi basohokanemo ikintu gifatika
gifatika kandi gifite ireme. Urakoze mukunzi mwiza, ngaho nukomeze kubarinda, ukomeze kubayobora mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, ubarindire mu buntu bwawe, ni kubw'izina ryawe ryera Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amina. Shalom shalom, nongeye kubashishikariza kudushyigikira mukora subscribe, musharinga ijambo ry'Imana. No kuri Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze ibishimire, kandi Imana ikomeze ibahaze uburame. Ndabakunda cyane, n'Imana irabakunda. Amina. Shalom shalom.